nagira ngo rero mbasuhuze kandi mbabwire ko nishimiye kuza hano ngo tuganire ibiganiro biganisha ku mateka yacu nyine, amateka akomeye mu by'ukuri akubiyemo byinshi. Abantu bagomba kwibuka, bagomba guheraho bubaka igihugu bundi bushya ngo kibe uko abanyarwanda bagishaka. Harimo ndetse n'ibyo abantu bamwe baba badashaka no kwibuka, kandi birumvikana, ariko ni ngombwa ko abantu bihangana bakagerageza kwibuka kubera ko bivamo amasomo menshi. Nagira ngo mbanze nshimire Unity Club, abayigize n'abayiyobora, kubera ko nibo baduhaye aho duhera kugira ngo iki kiganiro gishoboke. Hari igice cya mbere cyabaye cy'iki kiganiro gikomeza gushakisha uburyo twumva amateka yacu neza uko bikwiye. Icyo gice cya mbere ngira ngo giherutse kuba bitari kera. Iki gice cya kabiri nasabye ko bitancika nanjye nkaba mpari, bityo tugakomeza icyo kiganiro. Amateka rero kuyumva kimwe biragoye. Amateka y'igihugu nk'icyacu n'ibyo twanyuzemo, harimo byinshi abantu ndetse bahindura bikaba uko bitari biri cyangwa bikwiriye kuba. Bibamo impaka nyinshi, birumvikana, bifite ishingiro uko umuntu yumvise bimwe sikunda byumva, bitewe n'uruhare abantu baba barabigizemo cyangwa babifitemo, bitewe n'inyungu biba byarahereyeho wenda mbere, niyo byaza kugaragara nyuma ko mu by'ukuri zo zitari inyungu zikwiriye gutuma abantu bakora ibintu bimwe mu mateka. Haba harimo byinshi, haba harimo ipfunwe, kumva abantu aho bisanze uruhare bagize cyangwa bagiranye isano narwo, bakumva badashaka kubisubiramo. Nabyo bifite ishingiro. Ariko igifite ishingiro kurusha ni ukugerageza kubirenga, abantu bagashakisha uko twagenda twegeranya ibintu bikavamo ukuri twashingiraho dukora ibindi.
hari n'ukuri ubundi tutasubizwa inyuma cyangwa kutasubirwaho kubera ibimenyetso cyangwa se harimo n'ibyo bimenyetso abantu bamwe biyemerera bati ibi nibyo, ibyo navuzwe, ibyo mvugwa nibyo. Nyir'ubwite yakubwiye atyo, izindi mpaka ziba iziki, aho kugira ngo uvane isomo aho ngaho, noneho iryo somo ridufashe kugera ku bindi twifuza. Impaka nyinshi rero zikunze kuba ni ba bandi aho kugira ngo avuge ati ibyavuzwe, ibyamvuzweho nibyo, kandi niteguye guhera kuri ibyo nkahinduka nkaba umuntu muzima kurusha. Benshi baranangira nanone ku mpamvu navuze nabyo byumvikana, ariko ntabwo igihugu gishobora kuba ingwate. Niyo igihugu cyemeye ibintu bimwe bikabanza kigatanga umwanya kugira ngo abantu bagerageze bumve neza kurusha uko bumvaga, uwo mwanya rwose uratangwa, ukwiriye no gutangwa.